Hello friends, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ya Boss Fabrice. Muri iyi video rero ngiye kubereka buryo ki ushobora kuzamura YouTube channel yawe ndetse ukayizamura kimwe na Instagram yawe. Muri iyi video tugiye kwifashisha Instagram tuzamura YouTube channel yacu ku buryo dushobora kubona ama views menshi cyangwa se n'aba subscribers bitewe n'abantu bayirebye. Ngira ngo ni rimwe na rimwe ni kenshi nako si na rimwe na rimwe mujye mukunda kubona post zimeze nk'iyi ngiyi. Ku buryo wa scrollinga ukabona post iriho ngo sponsored. Ku buryo wibaza uti se aba bantu baba babikoze bate, ugasanga post nk'iyi ngiyi iriho ngo chat on WhatsApp, umuntu agahita kunavigatinga kuri WhatsApp ye. Icyo tugiye gukora rero tugiye kureba buryo ki natwe twakamamaza post yacu, hanyuma post yacu hano munsi hari chat on WhatsApp tugashyiraho website yacu ariyo iri buze kuba imeze nka YouTube. Rero niba uri mushyashya hano ndagira ngo nkubwire ko wageze ahantu hanyaho, icyo usabwa no gukanda like, ugakora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ntihazagire video nimwe yongera kugucika iturutse kuri iyi channel. Niba nawe warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kandi w'ingenzi. Reka dutangire. Mbere na mbere rero uba ugomba kuba ufite Instagram account. Ngira ngo abenshi muri twebwe turazifite. Icyo dukora rero tuza hano kuri profile yacu, hano hari akantu kameze nk'umuntu kaga profile tugakoraho. Nkuko mubibona ino ni post yanjye, tugiye kuboostinga imwe mu ma video wenda. Reka tuze hano mu turiri. Urabona ko hariho uturiri tubiri, kamwe gafite by the way tuno tunuza ngiye twabonye izi views ntana tuboostinze kabisa. Urabona ko kano kamwe gafite 3.8, akandi gafite 1.1, kano gafite miliyoni 3.8, akandi gafite miliyoni 1.1 hafi aho ngaho. Reka tuboostinga wenda kano gafite miliyoni 1.1 kugira ngo mbibereke. Reka dukore kuri view insights, murabona kari miliyoni 1.1. Yego. Noneho rero ikintu tugiye gukora turaza dukore hano handitse ngo boost this reel. Noneho nitumara kuhakora baraza batubaze ngo what do you want people to do when they see your ad? Urashaka ko abantu bakora iki bakibona publicity yawe? Hari uzahitamo ko ashaka ko basura profile ye ariyo noza option ya mbere, hari uzashaka ko basura website ye, hari n'uzashaka ko bamwandikira. Ariho hahandi twabonye post iri sponsored ariko iriho ngo chat on WhatsApp. Ariko twebwe rero icyo dushaka gukora turashaka gushyiraho YouTube channel yacu, link yayo. Reka dushyireho visit your website. Noneho hano barahita batubwira ngo dushyiremo website. Noneho icyo dushaka action button baratubwira ngo watch more. Kubera ko publicity yacu ari bube ari video, turayishyiraho hano kuri watch more kugira ngo bakirikeho bagiye nko kureba video zindi nziza nimba iriya bari bube bayikunze. Icyo turi bukore rero turaza hano ahanditse website, dushyiremo website yacu. Noneho icyo dukora turaza hano kuri YouTube channel yacu, tuze dukore kuri view channel. Noneho tuze dukopie link yayo. Nitumara kuyikopia turasubiramo muri Instagram, noneho dupestingemo ya link, dukore kuri done. Noneho rero urabona ko hano twamaze kubyuzuzamo, tugiye kuri step ya kabiri. Step ya kabiri rero nta kindi batubwira nuko barimo kutubwira ngo define your audience. Barimo kutubwira ngo tuvuge ni nk'abakiriya dushaka gutargetinga muri make. Urabona ko hano iyo badusuggestinze ni
ni abakiriya cyangwa se audience iri based mu Rwanda, noneho ifite gender ya all, ubwo ni ibitsina byombi cyangwa se byose kuko nabonye hasigaye hari byinshi. Noneho imyaka no guhera kuri 18 kuzamura. Interest ngo optimized based on goals. Noneho twebwe icyo tugiye gukora kuri hano kuri Kabos Fabrice, noneho twebwe tuzieditingire. Turaza dukore hano kuri Kabos Fabrice nkuko munabikoze, noneho tuze dukore kuri edit. Nitumara gukora kuri edit rero dushobora kuza hano kuri location. Urabona harimo Canada, United Kingdom, United States, Rwanda, South Africa, Kenya, India. Wenda reka dushyiremo no Burundi. Kadushyiremo wenda na Uganda. I guess ko yari irimo ngira ngo Uganda. Okay, ushobora kugenda ugashyiramo ibihugu byinshi byose bishoboka. Ni naho nzabereka udu tricks ushobora gukoresha ugakoresha amafaranga make kandi ukamamariza ahantu henshi. Ariko kuri iyi nshuro reka tube dukoresheje ahangaha. This is just a demo. Noneho reka tujye kuri age and gender. Noneho kuri age reka duhere wenda ku myaka 13 kugira ngo post yacu abantu benshi bayisangemo. Noneho imyaka ni ukugeza kuri 65. Sinyeka ko wenda Instagram hari abantu barengeje imyaka 65 yemerera gufungura account. Sinzi, ndabona 65 ariyo maximum. Noneho gender ushatse wakuraho abagabo ukagumishaho abagore gusa. Noneho dukuyeho abagore, urabona ko hano batubwira ngo estimated audience size. Dushyizeho abagore gusa, urabona ko ari ngo iri great kubera ko iyi ngiyi ngo iri too broad, ariko ibyo ntago tubyitayeho. Noneho ikindi kintu cy'ingenzi tugiye kuri interest rero ni bya binda abantu babumva biyumvamo. Urabona nka kwa kundi hari ukuntu ujya nko kuri TikTok ukamara nk'iminsi wenda uri kureba utuvideo dusekeje, ugasanga netwo bari kugenda bagusuggestinga cyane. Rero hari nk'ukuntu ugira gutyo ugasanga hari nk'umuntu wamamaje akavuga ati wenda ndashaka ko video yanjye irebwa n'abantu bafite interest muri video zisekeje, izi za funny videos. Ubwo nawe rero kubera ko ukunda kureba funny videos, nawe iyo publicity niyo mpamvu bahita bayigusuggestinga. Rero hano urabona badusuggestinze izi funny videos, viral videos, fun, laughter, internet memes, joke, humor. Bagahita batuzanira n'izi rero za entertainment, nazo tukazishyiraho. Izi za happiness, emotion, byose wowe ukagenda ubishyiraho. Noneho na YouTube, wenda nimba wowe video yawe uri gukora ijyanye n'ibintu bya YouTube, nayo reka tuyishyireho. Noneho ugahita ukora iki done. Ibyo rero iyo birangiye wamaze gusettinga location, interest wayisettinze, gender wayisettinze, nta kindi gisigaye no kujya kuri step ya gatatu. Step ya gatatu rero niho haziramo ngo barimo kutubwira ngo selected targeting unavailable for young people. Urumva rero baratubwiye ngo target yacu ntago twayibona kubera ko abantu twashyizemo ni batoya. Ubwo icyo dushobora gukora ni ukuza tukongera tukeditinga ya myaka tukayongera, tukayikura kuri 13 tukayishyira kuri 18 nkuko barimo kubitubwira. Noneho tugahita tujya kuri ya step ya gatatu. Murabona ko bihise binakunda. Noneho
define your audience, iyo yari step ya kabiri. Reka tujye ku ya gatatu. Noneho rero step ya gatatu niyo bita budget and duration. Budget ni amafaranga wowe witeguye gutanga. Duration ni igihe wumva iyo publicity yawe ushaka ko izamara. Muri make hano kuri daily budget ni amafaranga wumva wowe watanga buri munsi. Ubwo nimba ari nka kuno dusanze hariho $5, ubwo bazajya bagucharginga $5 buri munsi. Noneho duration ni igihe publicity yawe izamara. Noneho hano izamara iminsi 6, ubwo bazamara iminsi 6 bagucharginga $5. Ubwo ni $30 mu minsi 6. Icyo tukijyanemo neza. Ari naho ushobora kugenda, si ngombwa ngo ujye gukora publicity y'ibintu bitajyanye n'ubushobozi bwawe. Hari n'ushobora kuza gutya rwose agashyiraho $2,000 ku munsi. Urabona ko batubwira ngo ad budget exceeds 1,000 limit for boosting in app. Adjust your budget or duration to continue. Urabona ko ayo mafaranga nyine bahita bakubwira ko ari biri too much. None icyo dukora twebwe turaza tukagabanya tukareba ibihwanye n'ubushobozi bwacu. Noneho wenda reka twebwe twikorere $1 turyamamarizeho mu minsi 30 ukwezi. Ikintu bivuze rero ni iki? Urabona ko hano hasi batubwira ngo ad budget estimated website visits. Abantu twiteguye ko bazasura channel yacu ni abantu bari hagati y'abantu 420 kugeza ku bantu 1,200. Abo bantu ntago ari abantu bake. Aba bantu baramutse basuye YouTube channel yawe ntago haburamo wenda abantu 20 wenda subscribinga cyangwa se baba interested muri content zawe. Ariko ibingibi ikintu mbivugira ni iki? Ni igihe wasetinze location ijyanye n'ibintu biri kuri YouTube channel yawe. Ntago channel yawe yaba ibintu binyuraho bica mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ujye kwamamaza ushyiremo audience y'abantu bari mu Bufaransa cyangwa se bari muri USA, muri Amerika. Ubwo icyo gihe usetinga mu Rwanda n'u Burundi wenda n'ibindi bihugu bikeya, kuko naho nta wamenya haba y'aba diaspora. Ariko n'u Rwanda ukarwincludingamo rukaba rumeze nk'aho ari rwo primary wenda ariho audience nyine iri based cyane, sibyo? Noneho rero ubwo twebwe twiyemeje ko tugiye kwamamariza ku $1 mu gihe kingana n'iminsi 30. Ariko buretse urebe ikintu kiba uramutse wamamarije ku $1 mu munsi umwe, wabona abantu 14 kugeza kuri 39. Ariko wakongera amafaranga wayageza ku $40, wenda twabonye ko bidufata total $90 30. Reka dushyireho turebe ko binganya. Urabona voilà biranganya 450 n'1,200 cyaba mu minsi 2 bikiyongera. Urabona ko n'ubundi bijya kungana, ariko still hano bazagucharginga $30 buri munsi. Ubwo ni $60. Ubwo twayagira 15 mu minsi 2 n'ubundi birangana, byose biba ari kimwe. Noneho rero ubwo iyo umaze tuvuge wenda twiyemeje $1 mu minsi 30, ubwo ni estimated website visits tuzabona 420 kugeza ku 1,200. Noneho ikintu dukora duhita dukora kuri next. Rero ahantu bihita bitujyana hano, urabona bahita batubwira ngo goal yacu ni website visits to link yacu ya YouTube channel. Noneho audience yacu ni men and women bafite imyaka 18 kuzamura, bari mu Rwanda, Canada, United States, bari interested muri funny videos, viral videos or fun. Noneho budget and duration ni $30 over 30 days. Noneho tugahita dukora kuri preview ad, tuga previewinga nyine publicity yacu
katurebe nyine muri feeds cyangwa se kuri for you page ukuntu izaba imeze. Ubwo izaba imeze nka gutya. Izina ryacu Boss Fabrice rizaza rimeze uku, munsi harimo sponsored. Noneho nidukora kuri watch more, niho umuntu uzaba umaze kureba nyine publicité yacu. Nakora kuri watch more bazahita bamunyarukiriza kuri YouTube channel yacu. Ariko ibi urabona iyi ni funny videos, nta kintu nta hantu zihuriye na content zica kuri channel yacu. Ibi ni ntuza ni nka demo ndi kubakorera ibereka ukuntu wazajya ubikora. Noneho aha ni muri story, nuko nguku izajya post yacu ibimeze mu gihe bayamamaje ku ma story nyine muri Instagram. Nuko nguku izajya zimeze. Uzajya uzi playing. Noneho hano hari link bakubwira ngo watch more. Noneho ahandi ni muri za explore na reels. Okay. Noneho rero ikindi gikurikiraho sasa niki, bahita baguha payment methods. Noneho ngo baratubwira ngo bazadukata ngo we will deduct funds about once a day when you run ads. Bazajya badukata amafaranga rimwe buri munsi uko publicité zigiyeho. Noneho ubwo duhita tuza kuri ad funds. Ubwo no gushyiraho amafaranga cyangwa se gushyiraho uburyo bwo kwishyura. Uburyo bwo kwishyura rero nta bundi, hari uburyo bubiri, hari PayPal n'ikarita ya banki. Noneho rero urabona hano funds badusabye ni $30. Apple fees, Apple service fees ni $12. Local fees ni $0.3. Noneho umusoro ni $0.6. $6.8. Ibi ngibi ngo babibezingiye kuri Apple ID location yacu. Sinzi ngo ibi ngibi babigendeyeho bate. Noneho tugahita dukora kuri pay and boost. Ariko ibi ngibi biratandukanye kuri Android. Ubwo hangaha rero bahita bambwira gushyiramo kugira ngo igire Face ID. Urabona ko nyine yanze kuko ntashyizemo ikarita yanjye, nta n'impamvu yo kuyishyiramo kuko nshobora kubigira gutya nkahita nishyura ntabishakaga. Ariko ikintu nashakaga clarifyinga nuko umuntu wenda ufite Android ibi ngibi ntago nawe bizamo. Urabona nkuko nguko ngewe harazaho Apple fees, hakazaho nizi taxes zigendanye na location ya Apple ID yanjye ku bantu bakoresha nyine ama iOS cyangwa se ama Apple products. Ariko ku muntu ukoresha Android cyangwa se izindi products zitari Apple biratandukanye. Nguko rero uko ushobora kuzamura YouTube yawe na Instagram yawe byose icyarimwe, bya bindi bita ngo kwica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. Rero ndabashimiye cyane ku muntu twabanye kugeza ku musozo w'iyi video. Naho butaha, ndabakunda cyane. Mukore subscribe, mufungure inzogera, mukande like kugira ngo ntihazagire ibindi biganiro byongera kubacika. Ciao.